nuko Uwiteka aravuga ngo umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka, kuko ari abantu b'umubiri kandi ni abantu batagonda ijosi. Reka mbabwire bavandimwe, uko murushaho kugenda mukora ibibi binyuranye n'ijambo ry'Imana, mukarushaho kwishira hejuru mushaka gukora ibintu bigaragaza yuko Uwiteka nta kamaro afite kandi bigaragaza ko Uwiteka nta gaciro afite mu maso yanyu, niko Uwiteka agiye gutegura ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byago bizibasira isi yose, abari mu isi yose bazabibona. Kandi nimumara kubabazwa n'ibyo byago mugatungurwa nabyo, muzamenya yuko mu ijuru hari Imana, kandi mumenye yuko mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Mumenye yuko mugomba guca bugufi imbere y'Imana, kandi mumenye yuko nta kintu na kimwe Uwiteka adashobora gukora kugira ngo agaragarize umunyabyaha wanze kwihana ko akomeye kandi afite imbaraga. Ariko mu gihe cyose mudashaka kumva ijambo ry'Imana kandi ngo murishire mu bikorwa, ahubwo mukarushaho kugenda murwanya amategeko y'Imana ndetse ku mugaragaro, Uwiteka ntabwo azakomeza kubyemera. Ibyo ndabibabwiye ni ukuri. Bavandimwe nkunda kandi inshuti zacu, namwe mwese mudukurikira, turabashimira uburyo mwahisemo gukurikira uyu muyoboro wacu, kandi turabashimira yuko mugenda mukurikirana ibyigisho byacu uko bukeye n'uko bwije. Ni munyemerere uyu munsi twigana icyigisho gikomeye, icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyago bigiye kwibasira iyi si. Ni ukuri, reka mbabwire bavandimwe kandi inshuti zanjye, uko abantu barushaho kugenda bagwiza ubugome, abantu barushaho kugenda bakora ibibi, abantu barushaho kugenda bakora ibintu byinshi bigaragaza yuko batemera Imana, aho usanga umuntu ahangara agahagarara akavuga ngo nta Mana ibaho, agahagarara akavuga ko Imana yakabaye igikora igira ibyo ikora kugira ngo ihindure ibintu biriho ku isi, kandi ngo Imana yakabaye ikemura ibibazo biriho kugira ngo yigaragaze ko ari Imana ifite ubushobozi. Reka mbabwire bavandimwe, Uwiteka ntazakomeza kurebera ubugome bugenda bukwira ku isi, aho umubyeyi ari kwica umwana we, aho umwana ari kwica umubyeyi, aho abavandimwe bari kugambanirana, aho umugore n'umugabo batakivuga rumwe, aho umugore n'umugabo bashobora kuba babana ku gitanda, ariko mu gitondo ukumva ngo umwe yishe undi. Ibyo ngibyo Uwiteka rwose ntabwo azaguma kubirebera. Abana ntibacyumvira ababyeyi babo, n'ababyeyi ntibagikunda abana babo. Reka mbabwire bavandimwe, muri iyi si hariho ubugome bwinshi buteye ubwoba, hariho ibintu byinshi biri kubaho bigaragaza neza ko mwene muntu yamaze kugera ku rwego atabasha kwihanganirwamo. Niyo mpamvu Uwiteka agiye gusuka ibyago bikomeye ku isi, kandi abantu bose badafite amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo, abo bose ibyo byago bizabageraho. Ese ibyo byago ni ibihe? Ese ibyo byago kuki bizibasira abantu badakurikiza ijambo ry'Imana? Ni ukubera iki? Reka mbabwire, abantu barindishirijwe mu maboko ya Kristo, kandi abantu bakiranukiye Imana bakemera kugendera ku mahame y'ijambo ry'Imana, Uwiteka azabarinda ibyo byago, kugira ngo isi yose imenye ko Uwiteka ari umunyembaraga kandi ari umunyabushobozi bukomeye. Niyo mpamvu Uwiteka atazaguma kwemerera abantu bose bakomeje kugaragariza abari mu isi yuko nta Mana ibaho, bagakora ibintu bijyanye n'agasuzuguro, aho ijambo ry'Imana rimaze kuba ingume mu isi, kandi aho ijambo ry'Imana abantu benshi bamaze kuritesha agaciro, ndetse n'imisengere ikarushaho igenda ijya ku rwego rwo hasi, abantu bakagaragaza yuko Uwiteka nta mbaraga afite zo kuba yakumira ibyo byose. Niyo mpamvu Uwiteka agiye gutegura ibyago bikomeye, kandi ibyo byago bikomeye bizaza byibasira isi yacu, maze abantu bose basobanukirwe neza yuko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Mbese wowe uhagaze muri uruhe ruhande? Reka mbabwire, reka dusome iri somo riri mu Byahishuwe igice cya 16 uhereye ku murongo wa mbere. Nuko numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, nuko ijwi rivugira mu ijuru kandi rivugira muri rwa rusengero, ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabyandwi z'umujinya w'Imana. Umurongo wa kabiri, uwa mbere aragenda asuka urwarya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa kandi bakayiramya, bakaramya n'igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye kandi bibi cyane. Reka mbabwire bavandimwe, igihe kigiye kugera ubwo Uwiteka atazakomeza kwihanganira abantu bakomeje gusiribanga amategeko y'Imana, ndetse bakaba bafite ikimenyetso cy'inyamaswa kandi baramya n'igishushanyo cyayo.
abo bantu Uwiteka ntabwo azakomeza kubihanganira. Abo bantu ni bantu ki? Abo ni ba bandi Uwiteka yahaye umuyoboro, Uwiteka yahaye umuburo, bakanga kumva ibyo Uwiteka yandikishije, ahubwo bagahitamo kwishyiriraho amahame yabo bwite, kandi bagashishikariza isi yose kugendera ku mahame n'amabwiriza yabo. Abo ngabo Uwiteka ntabwo azakomeza kubihanganira, ahubwo igihe kirageze kugira ngo Uwiteka abasukeho umujinya we, maze abateze ibyago bikomeye. Hano ijambo ry'Imana ritubwiye ko azabateza icyago cy'ibisebe binuka, kandi ibisebe bizaba bifata impande zose. Ni ukubera icyo Uwiteka azemera ko ibyago bigera ku bantu yaremye. Ni uko Uwiteka yabonye ko abantu bakomeje kugwiza ubugome, aho mwene muntu ageze ntabwo ari aho kwihanganirwa. Ndetse Uwiteka aravuga ngo nzateza ibyago abo bantu batuye mu isi nk'ibyo nateje Abanyegiputa. Nuko ku murongo wa 3 haratubwira ngo nuko marayika wa kabiri asuka urwabya rwe mu nyanja, ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Icyo gihe bizaba bikomeye, bizaba ari ibintu biteye ubwoba kandi biteye agahinda ku bantu bose banze gukurikiza amahame y'ijambo ry'Imana. Ibi ngibi abantu barabyumva, bakabyumva ari ugukina, bakabyumva ari nk'ibigambo bisanzwe, ariko igihe kigiye kugera ubwo isi igiye kugera mu mivurungano ikomeye, ubwo isi igiye kugera mu kaga gakomeye. Abanyabwenge bo mu isi, abadogiteri ndetse n'abaganga bazifata impungenge kuko bazabura igisubizo. Ubwenge bwabo buzaba bugeze aho budashobora kugira icyo bukora ku byago bizaba byibasiye isi. Bene data bavandimwe, inshuti nkunda, ndabinginze kugira ngo uyu munsi mutekereze neza ku ijambo ry'Imana, kandi buri muntu wese arebe nimba ahagaze mu murongo w'ukuri, maze mufate ingamba zo kwakira Kristo mu bugingo bwanyu, kugira ngo twitegure akaga kagiye kubaho, kandi Uwiteka azasange twarakiranutse duhagaze muri rwa ruhande rukomeza amategeko y'Imana, ho kugira ngo tuzisange muri rwa ruhande rw'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni uko Uwiteka dufashe muri uyu mwanya, kandi tuzabagezaho igice gikurikiye iki ngiki, dukomeza gusobanura ibyago bigiye kwisuka ku isi n'abo bizafata, ndetse tunababwira yuko dukwiye gufata ingamba, kandi twese tukisunga imbaraga y'ijambo ry'Imana, kandi tukiga ibyanditswe byera dushishikaye, kugira ngo bidufashe guhindura imibereho yacu, twitegure Kristo ugiye kugaruka. Mu izina rya Yesu, amen. Nuko Uwiteka aravuga ngo umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka, kuko ari abantu b'umubiri kandi ni abantu batagonda ijosi. Reka mbabwire bavandimwe, uko murushaho kugenda mukora ibibi binyuranye n'ijambo ry'Imana, mukarushaho kwishyira hejuru mushaka gukora ibintu bigaragaza yuko Uwiteka nta kamaro afite, kandi bigaragaza ko Uwiteka nta gaciro afite mu maso yanyu, niko Uwiteka agiye gutegura ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byago bizibasira isi yose. Abari mu isi yose bazabibona, kandi nimumara kubabazwa n'ibyo byago mugatungurwa nabyo, muzamenya yuko mu ijuru hari Imana, kandi mumenye yuko mu ijuru hari Imana ishoboye byose. Mumenye yuko mugomba guca bugufi imbere y'Imana, kandi mumenye yuko nta kintu na kimwe Uwiteka adashobora gukora kugira ngo agaragarize umunyabyaha wanze kwihana ko akomeye kandi afite imbaraga. Ariko mu gihe cyose mudashaka kumva ijambo ry'Imana kandi ngo murishire mu bikorwa, ahubwo mukarushaho kugenda murwanya amategeko y'Imana ndetse ku mugaragaro, Uwiteka ntabwo azakomeza kubyemera. Ibyo ndabibabwiye ni ukuri. Bavandimwe nkunda kandi inshuti zacu, namwe mwese mudukurikira, turabashimira uburyo mwahisemo gukurikira uyu muyoboro wacu, kandi turabashimira yuko mugenda mukurikirana ibyigisho byacu uko bukeye n'uko bwije.